Turabasuje cyane tubifurije umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha nshuti bakunzi ba Eugene Official, aho mutwumva mwerereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, mwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzajye mu notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio muri rusange. Turi ku mugoroba rero wo ku munsi wo kwa kabiri, tukaba turi tariki 20 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2024. Tukaba tugarutse rero mu by'ukuri muri studio kugira ngo nubundi nk'ibisanzwe twibanire tubagezo amakuru y'ibikomeje kubera hano muri East Africa. Akaba rero nubundi turi buze kwibanda kabone nubwo turi buze gusimbukira amakuru y'ibiri kubera hirya no hino ku isi, ariko tukaza kwibanda hano muri East Africa, by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahakomeje kubera intambara ikomeye cyane irimo kugenda ihanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya leta Congo FARDC, tutibagiwe n'abambari bacyo. Wowe wahageze rero turagushimiye cyane. Hanyuma kandi niba ari ubwa mbere uhageze, reka tugusabe rwose guhita ukanda kuri subscribe ndetse ukanda no kunzogera kugira ngo inkuru yacu icyagera rwose uzajye ubona notification. Hanyuma rero dusanganwe ndetse ukunda n'ibiganiro byacu, shigikira umuyoboro Eugene Official. Kudushigikira rero nta kundi no gukanda kuri like ndetse ukanasharinga cyangwa se ugasangiza abandi iyi video, bityo rero ubwo icyo uri bube ukoze no kuri we utumiye n'abandi tukagenda twagura umuyoboro Eugene Official, umuyoboro wanyu, umuyoboro wacu. Sina makosa rero ngira ngo tugiye kugaruka n'ubundi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, tugiye kwibanda aho mu by'ukuri imirwano ikomeje kugenda ica ibintu. Ubu muri iki gicamunsi rero cyo kuri uyu munsi wo ku munsi wo kwa kabiri, amakuru atugezeho nuko imirwano yakomeje, ariko imirwano ikaba yabera hano muri teritwari ya Rucuro, aho biri kuvuga ko ngo M23 muri iki gicamunsi rwose yakozanyijeho n'udutero shyuma twaba FDLR bari bagabye ibirindiro, mu by'ukuri bari bagabye igitero ku biniriro bya M23 biherereye hano muri za Kinyandonyi. Iyo rero ni bimwe makuru turi buze kugarukaho. Ntekereza ko nawe ndabona aho rwose wateguye ibintu byinshi cyane, bivuze ngo amakuru muri amasaha agiye kuba ameze neza cyane, dore ko turi buze gusimbukira na hano muri uyu mujyi wa Goma, tugasimbukira iyo ngiyo muri Grand Nord za Butembo n'ahandi henshi cyane. Urumva ko ibintu ntabwo byoroshye. Abayobozi ba M23 mu kiganiro cya mu gitondo twari twababwiye ko uyu munsi bafite inama. Hanyuma ibyavuye muri iyo nama bimwe byabashe kuba bitugeraho, nabyo biri mu byo turi butangaze. Sina makosa biri mu byo turi butangaze. Ubwo nanone turongera dusimbukire ahangaha muri za Romami, rwose mu ntara ya Romami, nuko hari umujenerali wabashije kwivugana umwavoka. Ese uyu mujenerali nyuma yo kwivuganye uyu mumetri avoka ari hehe? Turaza kubirebaho. Yabona Masisi M23 muri bya bikorwa byo kugenda ikora amasuku yongeye kwivugana abandi bazarendo batari bakeya. Yewe turongera dusimbukire kwa makanika fighter ngo nuko bari bamuteguriye ibihumbi bigera muri 20 by'amadolari kugira ngo ave mu kiswe AFC M23, ariko turaza kureba uko byarangiye. Turasimbukira muri Ituri naho ntabwo bimeze neza, dore yuko rwose hariya za Ituri mu ntara ya hariya za Mombasa ntabwo naho byifashe neza hagati y'umutwe wa ADF ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo. Yewe na Butembo turasimbukirayo nuko hari umusirikare wa FARDC amaze kwicwa. Ese yishwe n'iki? Nabyo turabirebaho. Yewe nahangaha za Beni turinagayo turebe yuko naho uko byiriwe bimeze. Urumva yuko amakuru fighter yo ni menshi cyane. Yes, amakuru ni menshi cyane. Icyo musabwa gusa ni ukubana natwe mukadutiza umwanya utarenze isaha cyangwa se iminota 50 irenga, kugira ngo twimanukire tubagezo amakuru agezweho, akaba ndetse ari amakuru akomeye cyane. Nta gutinda rero. Sina makosa twahera hano muri Masisi. Ubwo birumvikana tugiye guhera mu bijyanye n'imirwano. Twahera hano muri Masisi, n'ubundi ni mu ntambara. Bivuga ko M23 abazarendo noneho hano muri Masisi ngo abahaye ikitwa isomo ry'intambara. Yes, ni mu mirwano yari maze igiye kurangiza hafi ibyumweru bibiri rwose iba idatuza, bigatuma rwose ku ruhande rwa M23 nibura badategura gahunda zabo nk'uko byari bisanzwe bimeze, kuko iyi wazarendo ndetse na FARDC babasize ku gitutu gikomeye cyane. M23 ariko bikaba byararangiye rwose bivuganye mu bice bimwe na bimwe. Yemwe harimo hariya za Gahira, harimo za Busihe, harimo za Mpanamo, yewe hariya mu nkengero za Karongi, yewe tudasize na Muheto. Akaba ari bice bimaze igihe rwose fight iberamwe imirwano,
ariko muri make M23 ikajya igenda ibyitwaramo neza, dore ko rwose hari naho yageraga bamwe ikajya bagenda ibafata amateka bitewe nuko rwose yabaga yateguye ibintu byayo. Imirwano rero yari iheruka isa nk'yabaye mu gitondo kare, nuko rwose nayo itari ikomeye cyane, dore ko M23 yari ikomeje kujya igenda ikora amasuku yayo, twumva yuko harimo abapfiriye hano zagahira bageramo 8, abandi 4 bagakomereka. Ubu ngubu rero siyo nkuru, ahubwo inkuru igezweho Fighter biratangaje kugira ngo abantu baraho bita za mashango rwose ni agace gasa nkaho kari hagati yaho M23 ifite, ariko ngo nuko harimo abasirikare bawazanendo bagera muri 7 barivanze n'abaturage. Fighter bangaba nabo M23 ikaba yamaze kubafata, yabafashe matekwa. Aya akaba ari amakuru rwose yatangajwe n'abaturage, dore ko rwose abangaba kubera ku bugizi bwa nabi, dore ko n'umuturage yababonye atajya abarebera izuba cyangwa se ngabe yabahishira bitewe n'ibikorwa by'urugomo basanzwe bakora. Ibi rero akaba ari operation yakozwe mu gitondo n'abasirikare bari bavuye za Kagusa, abandi baturutse za Rukara. Abantu bazi ibi bice barabizi, bamanuka no bitazatunda, bamanuka muri Mashango gufata abasirikare. Abasirikare bawazarendo bakaba bafashwe mu masaha y'isa 9 z'igicuku, rwose urumva ko ni muri urukerera rw'uyu munsi rwose. Akaba ariho bari bafashwe nyuma yuko bari bamaze igihe bihishahisha, kuko babonaga n'ubundi nta yindi nzira bazanyuramo kugira ngo bagere iraha kujya za Mpanamo cyangwa se za Gahanga iyo bagenzi babo Fighter bahungiye. Yes, sina makosa, urakoze cyane kutugezaho iyo nkuru yibyiriwe muri Masisi, nubwo amakuru ari menshi cyane muri Masisi, ariko iyo nimwe mu nkuru muzigize ibiri byabereye hano muri za Masisi. Reka no duhite tugana muri za Rucuro, tuhere mu by'ukuri mu imirwano ngo imaze amasaha make cyane ibaye, dore ko ari imirwano bigaragara ko yabaye rwose kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu munsi. Iyi mirwano ikaba yabereye mu by'ukuri muri bice bya za Kinyandonyi rero akaba mu by'ukuri Kinyandonyi ari agace kari muri Rucuro, cyangwa se ni hano muri Rucuro. Akaba ari agace gakoze ku muhanda uzamuka ukaba wagera ahantu bita ngo ni Ishasha, iyo ngiyo rwose hitwa za Nyagakoma, ariko ku rundi ruhande uramanuka ukagera ahantu bita za Kiwanja, aho rwose ni imihanda igera ni imihanda ushobora kuba wanyuramo ukagera ahangaha za Kinyandonyi, ukaba wagera muri Rucuro ku zone, aho hose ukagera ugaca za Rumanga. Ni umuhanda donc ugera aho hantu. So ahantu none nkuko byagiye bigaragazwa sina makosa, ino Rucuro ni teritwari byagaragaye ko ari teritwari ibamo aba FDLR benshi cyane, habamo imitwe myinshi cyane yitwaje intwaro, by'umwariko izwi ku izina rya FDLR cyangwa se nishamikiye kuri FDLR, ndavuga nka za CMC n'indi mitwe igiye itandukanye. Niyo mpamvu sina makosa iyi teritwari M23 urebye yaravuze iti, bararebye aravuga bati iyi teritwari turamutse dukomeje urugamba, ariko tugakomeza urugamba iyi teritwari tutarayikuramo, ni nayo yayo rwose tuzahora duhura n'ibitero, cyangwa se tuzajya duhura buri gihe n'udutero shuma tuza duturutse hano muri teritwari ya Rucuro, muri amashyamba ya za Rucuro. Ikindi kandi nababwira, M23 yagendeyeho igerageza kureba ukuntu yakuramo iyi teritwari, nuko ari teritwari bitewe nuko ibamo aba FDLR benshi cyane. Niyo teritwari sina makosa ngo yabayemo cyangwa se iberamo urugomo rwinshi cyane, by'umwihariko ku baturage. Ubwo ndavuga muri izi teritwari zigera muri 3, ndavuga Nyiragongo, havuga Masisi ndetse na Rucuro. Ntabwo ngiye kuvuga iyo ngiyo za Beni, iyo za Bunia na hose, iyo za Ituri ntabwo ndibuze kwavuga, kuko ibyaho murabizi ko n'indenga kamere. Ariko noneho iyo ugeze muri izi teritwari uko ari 3, navuga ngo M23 abantu maze kumenyera ko arizo teritwari barwaniramo ndetse bagiriyemo akazi gakomeye cyane bitewe n'imitwe irimo. Iyi teritwari rero ya Rucuro niyo iza ku mwanya wa mbere muri izo teritwari kuba irimo mu by'ukuri FDLR, ndetse ngo hakabamo n'urugomo rwinshi cyane rukorerwa abaturage. M23 turavutse noneho kuva ahantu ariho habera urugomo ndetse n'abaturage, uzuka abaturage ba hano muri Rucuro impunzi nyinshi cyane. Ubwo hari n'abari kudukurikira bari mu buhungiro, abenshi usanga baturuka hano muri za Rucuro, kuko ibice byinshi hano muri Rucuro
urumva usanga abaturage baragiye bazengerezwa n'aba ba FDLR bagahitamo guhunga. Niyo mpamvu urebye abahunze nko kuva muri za 1994 na 95 kangahe gutyo, ahanini nabo bose uzasanga baragiye bava hano muri za Rucuro. Abo ngabo benshi muri bo nta nubwo ushobora no kuba banabasanga, benshi bashobora kuba banaravuye muri Afurika bakaba baragize nk'amahirwe yo kuba bajya ku yindi migabane igiye itandukanye. Ariko iyi Rucuro bakubwira ko niba abaturage wenda ari igihumbi cyangwa se hari ibinyabuzima igihumbi abaturage, hari human, niba hari abantu bagera mu gihumbi, usanga nibura 70% ari aba FDLR. Urumva ko 30 noneho gasigaye bakaba ari iki, ari abaturage basanzwe ho ngaho. Ariko none aba baturage muri iyo 30 bariho, hakaba hariho nibura nk'10% b'ibisambo. Noneho ugasanga muri babandi basigaye, ugasanga noneho n'abasigaye n'abagore n'abana, kuko abagabo bose bo already bajya hehe, bahita bajya muri iyo mitwe. So urumva rero navuga ko ku ruhande rwa M23 aha muri teritwari ya Rucuro bahuye n'akazi gakomeye cyane, ariko mu by'ukuri burya ngo igitange kigira iherezo. Ubu nibwo bari kugira gutya rwose, ugasanga barimo kugenda bakuramo, bagenda baringanyiza. Mbibutse ko iyi teritwari ya Rucuro Siramako niyo teritwari FDLR yabajijemo imbaho nyinshi, niyo teritwari FDLR yatwitsemo amakara menshi. Ibigori byo menya no muri Masisi barabihinze. Sabihinzera ibigori bande babihinze FDLR. Masisi na FDLR nyinshi zibayo, ariko none se ntabwo twavuga ko ibikorwa byose byabo byabaga muri Rucuro. Akenshi byabaga muri Rucuro. So rero M23 ikaba yaragerageje gukoresha uko ishoboka, uko ishoboye, ikarwana nabyo. Rero ni nabyo no kuri uyu munsi byiriwe biba cyangwa se byabaye mu gace ka za Kinyandonyi, kuko ngo hari FDLR zagiye zisigara inyuma. Nuvuga ngo uko ubu ngubu aba FDLR basigaye hano muri iyi Rucuro, uburyo nabwo twabashe kurura turabumenya. Ntabwo ari FDLR ushobora gusanga irimo nibura nk'abasirikare 30 cyangwa se 50 mu kigo runaka, ahubwo bagiye bakimara kubona ko M23 ibatatanyije, ibacagagwe, bakwemo ibice, ibaciyemo ibicagagure. Bamwe batangiye guhunga, barabizi bahungiye Goma, abandi bahungira he, baratoroka bari mu kujya no muri Sud Kivu. Bahise bagira gutya, none bakazajya basiga nibura nk'aba FDLR bagera kuri 15, bakabasiga bagasigara nk'utuntu tw'amatsinda, abandi 15, yes, ututsinda twatunda. Ariko n'ubundi utudutsinda icyo tuba tugamije ntabwo ari ukurwana, ahubwo ni ugutesha umutwe cyangwa se kuzana insecurity. Yes, bivuze neza cyane. Ariho hantu ujya kumvaga imodoka ngo yazamutse ngo igeze hano za Gatwiguru barayishumika, ngo uyu munsi ukuma ngo FDLR ahantu hitwa ngo Ngwenda ngo bagize gute, bisha abantu. Ni ukubera iki? Nutwo dutsinda M23 kurwana natwo yego bizabagora. Ariyo bavuga ati abaturage bo muretse gukora muvoma zo bijyanye no mu mirima n'iki, tubanze dukora amasuku, ibintu bigende neza. Kubera iki? Utwo dutsiko twagiye dusigara two batarenze 12 bagiye bisiga hamwe, ariko ubona ko batarwana, ahubwo intego yabo ari ukugira ute, ari guhungabanya umutekano mu bice M23 isa naho yigaruriye. Strategy rero sina makosa aba FDLR bafite. Iyo hagize nko bamenya ko yafashwe mu FDLR, ngo bahita bahindura aho bari ngo bahita bahindura ibirindiro, cyangwa se utwo dutsiko duhita tuva ahantu twari turi, kuko ngo baba bazi ko ngo uwo musore wafashwe ngo ashobora kuza kubatanga, bityo ngo M23 ikabahigisha uruhindu. So uyu munsi rero bagabye igitero, ariko n'ubundi karagatero shuma ni patrouille za M23 zakorwaga hano muri za Kinyandonyi. Hanyuma rero baza kumenya ko ari patrouille, hanyuma none baza kurasa kuri iyo patrouille. Ariko icyo maze kumenya, M23 n'ubundi abasore bahaberetse isomo ry'intambara, bari 10 nabangaye kuri 10 nabangaye. Imbunda z'imisada bose baracyazigira se ntazo. M23 no yari zifite bari kuri patrouille, ariko babakurasiye barabirukankana. Amakuru mfite nuko ngo abagera kuri 4 ntabwo bigeze baharenga,
urumva ko M23 yakoze akazi gakomeye cyane. Iyo mirwano niyo yiriwe muri Rucuro, ibindi bishobora kutugeraho vuba nabyo ndaza kubivuga sina makosa. Cishamo inkuru imwe twigarukire mu nama yahuje abayobozi ba M23 kuri uyu munsi, dore ko no ku munsi w'ejo hashyize tariki 19 nabwo inama barayigize. Iyi nama rero ikaba yarabereye ku mirongo ngorokana bumenyi byishiro birambuye, nabyo ndaje mbibagezeho. Yes, turasimbukira ahangaha muri Romami rwose y'amajyaruguru. Ahangaha rwose ni intara ya Romami, dore ko harimo umugenerale bita Jean Claude Kifwa. Jean Claude Kifwa rwose ngakaba yivuganye umumetre avoka nyuma yuko rwose ngo hari umuntu wo mu muryango wabo yagize ngo acire urubanza, ariko amuhagararire mu mategeko. Urumva ngo ntabikore nkuko byakagombye kugenda. Bikaba byarangiye rero ngamwivuganye, ndetse uyu mugenerale nawe bikaba byavuzwe yuko agomba gukurikiranwa nyuma yuko yivuganye uyu mumetre avoka. Kuvuga ngo rero ukumva ko ahangaha rwose twari tuzi ko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi cyangwa se ibikorwa by'urugomo navuga ko ahantu biri cyane cyane ari muri Kivu y'amajyaruguru ndetse na Kivu y'amajyepfo, ariko ukumva ko na za Romami ibikorwa by'urugomo ndetse no kwica abantu bya hato na hato birakomeje. Bikaba byarangiye rero uyu mugenerale bita Jean Claude rwose ngo ahamagawe rwose kuri auditora militaire, rwose hari ukuntu uvuga ngo ni navani nka gereza cyangwa se no bucamanza bwa gisirikare. Urumva ngakaba yahamagawe ikitaraganya kugira ngo aze atange ubusobanuro kubw'uyu metre avoka yabashije kwivugana. Ni nyuma yuko rwose hari yanga ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nabyo ujye usanga bikomeje, nyuma yuko umuntu yitwaza icyari cyo bigatuma akomeza kuba yakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Uyu mugabo rero akaba abametre avoka bagenzi be buyu wapfuye bavuga ati rwose nta kindi yakagombye kuba yahanishwa usibye kuba yafungwa burundu, ariko ibi bakaba bivuga uko ataragezwa mu rukiko ngo nibura ubushinjacyaha bugire ibyo bumushinja. Ariko uyu mugabo nawe akaba yemera icyaha, avuga rwose ko yaje kwivugana uyu mugabo navuga umwunganizi mu bijyanye n'amategeko, avuga rwose ko ngo hari ibyo bemeranyijeho ntiyaza kubikora, ngo dore ko yari yaramuhaye n'amafaranga kugira ngo rwose agire abo yunganira mu mategeko, ngo we rwose ntaze kubikora nk'uko amasezerano yabivugaga. Ariko ibi bakabitesha agaciro bavuga ati nimba atarabikoze nk'uko mwabivuganye wagombaga rwose kumubwira ibyo yamuhaye akabikugarurira, ariko utabashije kuba wamuvutsa ubuzima. Ibi rero bikaba byakuruye umwuka mubi hariya muri Romami yuko rwose ngo abametre avoka cyangwa se abunganira abantu mu bijyanye n'amategeko ngo bashobora kuba bakora imyigaragambyo igihe FRDC yaba itagize ikikora kuri iyi kese yagaragaye ahangaha. Ndetse bikaba bivuga yuko rwose ngo uyu mugabo azwiho kuba ari umunyarugomo wo ku rwego rwo hejuru, ngo dore yuko atari wa mbere anishe, nuko nyine bigaragaye yuko yishe umugabo wari ufite wenda izina rikomeye, bikaba byatumye umwuka ukomeza kugenda ukururuka bikarinda iyo bigera muri leta. Urumva rero uyu mugabo rwose bita Jean Claude akaba ari generale wa FRDC, akaba rwose ategerejwe imbere y'urukiko kugira ngo rwose ajye kuburanishwa agezweho ibyaha aregwa, ubundi nawe agire icyo abivugaho. Urumva ko fighter rero hano muri za Romami naho ntabwo ibintu bimeze neza na gatoya. Yes, ibintu ntabwo bimeze neza. Reka twihute duhite dusimbukira mu nama yabaye ku munsi w'ejo yahuje bamwe mu basirikare bakomeye ba M23, ariko iyi nama yabaye ku munsi w'ejo ikaba ari inama yabaye ariko ibakunze ku rwego rwa gisirikare. Ubwo urumva ko abanyepolitike ntabwo bari barimo, n'abafite amapeti nyine yo hejuru, aba general ndetse n'aba colonels. Bakaba rero bakoze iyi nama. Ni inama rero yabereye ku mirongo rukana bumenyi, icyo bitaho ni video conference. Rero niyo nama bagize ku munsi w'ejo. Iyi nama rero n'ubundi ikaba yaragarukaga ku bijyanye n'imyitegurire y'urugamba cyangwa se uko bari kwitegura ibitero bisa naho biri gutegurwa ndetse bikomeye cyane, biri gutegurwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko biri no kugenda bigaragara ko FARDC ku ruhande rwa FARDC ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo barimo kugenda babona n'ubufasha bukomeye cyane. Aha navuga nka MONUSCO yamaze no kwikuraho umwenda wa MONUSCO
ihita noneho yambara umwenda wa FARDC nayo ikaba irimo kugenda igaragara kuri tere cyangwa se ku kibuga cy'imirwano. Tugashyiramo rero ndetse n'ibikoresho, tugashyiramo na sadeke nayo yamaze kugaragaza ko iri ready rwose kuba noneho ngo igiye kurwana. Ikaba iherutse no gutangaza amagambo akomeye cyane ivuga ko rwose ngo ibyo bakoze muri 2012 na 2013 ari byo bagiye gukora kuri inshuro. Ibyo byose rero ni amagambo menshi yagiye atangazwa bavuga ngo mu by'ukuri ngo bageze hariya ngo batinda kurwana bitewe nuko ngo bari bazi ko baje kurwana n'inyeshamba, ariko biza kurangira ibyo bibwiye atari ko basanze bimeze, ngo basanga bahanganye n'ibihugu, koalisiyo y'ibihugu. Baravuga bati rero ibyo byose nizo mbogamizi bahuye nazo, bituma batabasha rwose guhita batangira kurwana uko bikwiye. Nyamara twe tubikurikirana buri munsi tuzi neza ko barwanye. Ni byinshi bagiye bagaragaza, ni utudetaye twinshi turi kugaragara, tugaragaza ko mu by'ukuri bari mu myiteguro ndetse imyiteguro ikomeye cyane. Hanyuma M23 nabo ntabwo bice uko nguko, ngira ngo murabizi ko bafite abasore benshi bagiye bavana mu bice bigiye bitandukanye, ibice bagenda bigaruraga muri iriya minsi yashize, haba hano muri Masisi, haba muri Rucuro ndetse n'ahandi muri za Rubero, teritwari ya Rubero yo hose. Abasore bose aho bageraga murabizi ko hari imbaraga bagendaga bahakura z'abasirikare. Ubwo rero ngo nje nibwo buryo nababwira ko ku ruhande rwa M23 biteguye, kuko ntabwo tuzi ko hari ibindi bihugu byaba byarabahaye imbaraga nkuko twagiye tubona abarundi baha imbaraga Congo FARDC, tukabona Sadeke South Africa, Malawi na Tanzania bari kubaha imbaraga bakazana abamiliseneri. Ahubwo bo imbaraga zabo n'uri ni bari abana b'abakongomani bagiye bakura muri biriya bice, bagiye bigarurira ubwo bahirukanaga mu by'ukuri ziriya mbaraga ziriya koalisiyo bari bahanganye nazo z'imitwe igiye itandukanye. Izo rero nizo mbaraga barimo baragenda muri aya masaha cyangwa se kugeza amaginga ya biteguye ko bakwifashisha gusubizayo ibi bitero bizaza by'iyi koalisiyo yishize hamwe rwose ngo biteguye gutsinsura iyi M23. Ejo baganiye baravuga bati ni gute tugomba gutangira kwitegura ibitero bikomeye cyane, dore ko ku ruhande rwa FARDC baguze n'intwaro zikomeye cyane. Bati ni gute tugiye guhangana n'ibi bitero, bigenda bite? Sina makosa, ikintu cya mbere kiriho, ikintu kimwe bari guhuriraho bose nuko n'ubundi nk'ibisanzwe never give up, nta gusubira inyuma, nta gucika intege. Urumva? Hanyuma noneho bakava bati turabanza turebe ahantu hasa naho bikomeye, turebe niba hari effective ntoya bongereyo, bari forcing bongeremo imbaraga. Bivuze ngo ahantu hari forces hose, ahantu bafite force hose, ikintu cya mbere nuko bari buze kureba uko bihagaze, bakagenda bari forcingamo ba basore n'ubundi bari kuva ku kose vuba aha ngaha, no bakajya kurwana, kajya gufasha bagenzi babo. Ikindi kiri kwibazwaho bibajijeho, urumva, nibigendanye n'ibikoresho. Urumva ko mu by'ukuri niba ugiye kurwana ukaba uzi ko ugiye kurwana n'abantu, nahoze mbona hari inkuru nahoze nsoma n'ikinyamakuru ariko ntabwo iratrendinga cyane kuri rezo sosiyo ngo tubone ibinyamakuru birimo birayivugaho. Hari inkuru iri gutrendinga ivuga ko ngo abanyazimbabwe nabo ngo bishoboka ko bagiye kuza muri iyi ntambara, kuko n'indege yabo ku munsi w'ejo yaguye hano ku kibuga cy'indege i Goma. Abanyazimbabwe sina makosa ikintu bazwiho bo ngo intambara yabo ukuntu irwanwa n'intambara, mwumve ko ibintu byose tuba twamaze kubimenya. Urumva ko ibintu baba babizi neza, iyo ugiye kuzabo bafite ukuntu bicara bakabanza bakakwiga, bakareba tactique ze, bakareba arwana te, ni gute tuzamwirinda, ese ni gute tuzamunesha. Ntabwo ari byandi bya FARDC bahaguruka bati niba twagiye, ntibazi ngo bagiye kurwana n'abangana iki, ntibazi ngo bafite imbaraga zimeze zite, barwana bate, iby'abari hubuguhubu gusa. Ngo bavuze bati Zimbabwe imirwanire yongera ngo murayizi, hari n'abatari bayizi, none reka tuyibonere ko yibabwira. Zimbabwe ni kimwe mu bisirikare sina makosa, ahantu hari ibikoresho bike, bya bikoresho hahandi bibikoresha ari ibyibura biri gusaba ko mukoresha ubundi bwenge, urwo rugamba ntago barurwana, ntago bakandagira ku rugamba. Zimbabwe
niba abantu ushobora kubwira uti dore hariya hari ibirindiro bya M23 cyangwa se ukabwira uti dore hariya niho bategera ambush, uzi ikintu Zimbabwe ihita ikora sinamako? Baraza bagakora ibifaru, bakazana nk'ibifaru bagakora icyitwa extend, umurongo nyine extend ibimeze iki. Ubundi ubwo nuko baba bapanze bahagaze gutyo, uko duhagaze gutyo. None bakesara imbunda muri ubu buryo, bagashiraho ibifaru izo mu bwoko bwa artillery, imbunda mbese z'imisada. Ha hantu baraharasa, niba ari agasozi nababwiye ngo hariya muri Kanyamahoro harimo ibirindiro bya M23. Kara gasozi barakarasa, bakakarasa kugeza igihe niba ngombwa murabona gahise gatatana gutya, kagahinduka ubuhinge, kagahinduka intabire, agasozi kakika ese hagatsibangana. Iyo bamaze guhirika uwo musozi rero nibwo babona kuhita bagira gute kujya kureba aho hantu barashe, bakagenda yewe n'imbunda. Niho wa mugani ngo bavuye ngo Kizimbabwe niho byavuye ngo bamanutse bamanuka Kizimbabwe. Iyo bamaze kuharimarima gutyo baba bafite umutekano, bumva ko nta kintu cyasigaye gihumeka, imbunda bahita bazikubita urutugu, kubita umugozi hano mu mugongo, akagenda yikenyeye, akafata nk'icyuma wenda agenda agiye gufata, ngiye kugera ndahuhura inkomere cyangwa se rwose abagihumeka bagiye nyine kureba iminyago. Iyo niyo ntambara barwanya ubushize muri Kongo igihe ni mu myaka yashize, ntabwo ndibuze kubitindaho. So rero niko barwana. Urumva ko aba bantu kugira ngo urwane nabo, urumva bakoresha ibikoresho byinshi cyane. Niyo mpamvu nanjye mvuga badafite ibikoresho Zimbabwe ntabwo bashobora kurwana. None rero sinamakosa kuba ugiye guhangana n'uyu muntu uza karasa ku buryo utanakwikinga hara ngo utege ambushi. Biba bisaba kugira ngo mugire abandi ba expert, abantu mbese bafite ubunararibonye bijyanye n'urugamba ndetse no guhindagura gasinamako. Buriya buri kintu cyose abantu baragerageza baragikora. Nibyo bya bintu numva ngo abantu bize imibare mu ishuri, ariko havamo umuntu umwe uzi imibare, wawundi ibintu byose ubu byumva, mbese wawundi bahereza inzira runaka agakora n'indi nzira y'agahita kereya n'indi nzira ye ku ruhande. Urumva agafata niba umuhaye butamwa akaza guhita ashaka na ngenda akayikora neza kandi gatanga umusaruro. Niba umwana umwigishije uti icyuma bagitera gihagaze gutya, agahita yiga n'ubundi buryo ushaka kukinyuza hejuru kikamanuka gutya, noneho kikaza kigaca hejuru kikamanuka uko. Abo rero nibo baba bakenewe icyo gihe, aho ngaho baba barimo. Niyo mpamvu bahura bagakora inama, bagasangira ibitekerezo kugira ngo barebe buri wese asohore uko abyumva, uko urugamba ruzaba rumeze, nuko igihe baguye nko muri iyo range cyangwa se ageze muri icyo gihe uko babyitwaramo. Ejo nibyo barimo baragenda baganiraho, biga kuri urugamba rugiye kuba. Nje n'urugamba nise ngo ni finale sinamakosa, kuko sinzi no ku ruhande rwa Gisekedi iyi sadeke yemeje ngo igiye kurwana mu buryo buri seriye, ngo ishize amanga. Sinzi nibiramutse itsinzwe, sinzi niba hari ikindi kintu yakongera gutekereza ko cyamufasha guhangana n'uyu mutwe M23. Ubwo rero nabo bagiye kurwana, cyangwa se iyi mirwano barimo barayitegura nk'abarimo baritegura finali. Niyo nama yabaye ku munsi w'ejo. Ubwo ibindi byinshi buriya ibyo navuze byose mu byo bizemo bikubiye muri ibyo, ababikurikiye mwabyumvishe, ntabwo biri bumfate kwirirwa ndi gusobanura cyangwa se rwose ngo nikoze hirya no hino. Ahubwo ikiriho, reka twinjire mu nama yabaye uyu munsi. Iyi nama ndetse ikaba yari irimo none n'abayobozi bo mu rwego bo muri gahunda cyangwa se mu bijyanye na politike, parti politike. Uyu munsi rero inama n'ubundi yagarutse kuri ibyo bintu, urumva. Ariko noneho muri M23 urabizi ahantu hose ntahajya habura ibibazo. Tujya twumva muri FARDC bakarekarama bati imishahara tumaze amezi 3, ugasanga icyo n'urwitwazo. Mu kandi kanya wakwikoza wenda nko mu gikaru ugasanga umusirikare wa FARDC ati ngiye ntabwo turya, inzara yaratwishe twaragongoranye. FDLR ziri kubafasha, ukumva ngo ibikoresho ni bike, nta bikoresho biri kubageraho. Aba rero nabo ntabwo ari ibintu byabo nabo bijana ku ijana twaba tugiye kubesha. Niyo mpamvu
ku ruhande rwa gisirikare basabye ababishinzwe ko bagomba gukora buri wese inshingano ze ndetse akareba ko zirimo kunoga. Niba hari ibikenerwa, hari ibyo abasore bakenera ku rugamba, niba hari ibyo abasore bakenera ku rugamba, ibyo ngibyo bikabonekera igihe, ni ya direction, bya byo kurya bibafasha nibura kuresista nk'iminsi 2 cyangwa se umunsi umwe bari kuri tere nta kibazo bafite. Ni bya bikoresho, ariko byo aho biva murahazi, ntabwo ndibuze kubitindaho. Aho bari bashobora kubikura aho ngaho, urumva. Ikindi baravuga ati kandi ku rundi ruhande parti politique, pay attention, muteye kuzaduhemukira kubw'imbaraga turi gutakaza n'iki byose, ati namwe akazi kanyu mugakore uko bikwiye. Urumva sina amakosa, birumvikana. Akoze Jeune Official aha turi murimo murabyumva neza. Igisonoro cy'ibintu no sina amakosa nuko bagerageje ku ruhande rwa gisirikare. Urumva ntabwo hajya habona igihe cyo gukurikirana ibi bya Gisekedi by'ibiganiro n'iki ngo babikurikirane cyane 100%, kuko ibi ni ibiganiro n'iki byose mwumva ngo byabaye biba biri ku ruhande rwa parti politique. Ati noneho mutubwire, ariko ubundi ibyo by'ibiganiro n'iki byose n'iki kiri kuvamo. Nababwiye rero bati twe turimo turagerageza turakora ibishoboka byose, batariko mwewe mukore nkaho nta nibiriho, nkuko nubundi mubizi ko Gisekedi yamaze kwiromarika aravuga ati nta bintu by'ibiganiro nzigera ngirana nabo, mwe mukore muzi ko nta biganiro biriho. Muri make bababwiye ngo nta biganiro, icyo tugomba gukora ni ugukomeza kugenda wenda tubwira abantu mahanga, twereka amahanga n'iki byose ko impamvu atari twewe, ariko kubaho muzi ko ibiganiro kwa Gisekedi biri impossible. Ubishe sina makosa. Ya, birumvikanye. Ubwo rero urugamba rugiye kuba, hari byinshi buri ubwo biba bitasohotse, biba byahezemo aho ngaho bitari na ngombwa ko wenda bisohoka. Icyo nababwira cyo, urugamba rugiye kuba ruzaba ari injyana muntu. Iki ndakibabwiye pe. Mwitege intambara, ndetse intambara izaba ikomeye cyane, intambara izasiga ikoze ibintu byinshi cyane. Niba iyi mirwano ishize ibaye, ikaba isize nibura impunzi zirimo gutaha, abarefugee bagataha, izabayo noneho urabyibuka ko 23 yatangiye guhamagarira abantu ngo babacuruzi ngo muri Bunagana ngo bacuruze batari banagera kure, ngo Bunagana ngira imiragerwa ngo turahamagara abanyemari ngo baze bacuruze, baze bashora imari. Ariko none ndatekereza ko iyi finali yo izasiga abashoramari rwose, izarangira ubona abashoramari hari abari kugenda ibintu ari tamamu, cyangwa se ibintu bimeze neza. Siri makosa wacishaho inkuru imwe, ubundi ngahita twimanukira twigira hano hafi na za Rumangabo. Ahangaha na ahantu mu bita za Rugari, naho ndagira ngo tuze kuhagaruka. Ni Rugari rero, ni ntabwo ari kure cyane na Rumangabo, kuko urebye mu by'ukuri Rumangabo na Rugari harimo ibirometero bitari byinshi cyane. Yes, ubwo turasimbukira muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyepfo rwose hariya rwose kwa Makanika, nuko fighter ngo uyu mugabo bita Makanika bitewe n'imbaraga ari kugenda agaragaza mwahira misozi ya za Minembwe ndetse naho Plateau, yewe no mu bindi bice, nuko nibura ngo leta ya Kinshasa ngo yari yateguye amafaranga agera ku 20,000 by'amadolari y'amanyamerika yo kugira ngo bahereze uyu mugabo ave mu kiswe AFC M23. Aya mafaranga rero ngo akaba yari yazanwe rwose ari kashe, ntabwo rwose yari sheke cyangwa se ngo bamubwire ngo tuzaba tuyaguhereza, ngo dore ko bari bayazanye nyuma yuko bita General Masunzu yari yaje ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu mugabo rero ngo burya ngo ntabwo kwari ukumufata, ahubwo ngo kwari kugira ngo bamushukishe aya mafaranga barebe yuko yashobora kuba yayafata, ubundi akava muri AFC M23, dore ko ariwo mutwe abarizwamo ndetse akaba ariyo na parti politique aherereyemo uyu mugabo bita Makanika.
makanika rero nyuma y'uko yamenye yuko ibingibi rwose ari byo bari kumushakira, nanone yongeye kubibutsa ko yaje muri twirwaneho avuye muri FRDC. Ati rero ngewe rwose ibyo navuyeyo ngaye kugeza amagingo ntabwo birakemuka ku buryo mwacukisha amafaranga ngo ngaruke. Aya mafaranga rwose ngo akaba agomba gusubizwa i Kinshasa nyuma y'uko uwo yaragenewe rwose yayateye utwatsi, akavuga ko nta kibazo cy'amafaranga afite n'iki na kimwe, ahubwo ko ikibazo afite ari bene wabo bakomeje kugenda batotezwa hariya muri Kivu y'Amajyepfo fighter. Akarika rero akaba akomeje kubabwira ati rwose ngewe ntabwo ndi umuntu wo gushukisha ibyo mwishakiye kuko ari amafaranga rwose twashatse natwe twayabona. Ati rero twebwe rwose ibijyanye n'amafaranga si cyo kibazo dufite, ahubwo ikibazo dufite ni umutekano mukeya uri mu gihugu cyacu ndetse by'umwihariko mu karere kabarizwamo abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Uyu makanika rwose rero akaba akomeje kugenda anatoza abahungu be indangagaciro rwose za hariya, ababwira ati rwose twebwe turi rwose turabasirikare babandi bakagombye kuba intangarugero, batari babandi b'inkoramabara cyangwa se babandi bagenda bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Atariyo mpamvu ntihakagire icyo umuturage murya, yewe ntihakagire na ruswa cyangwa icyo ari cyo cyose mushobora kurya ku bw'inyungu zanyu, ahubwo ibyo mukora mubikorere inyungu za bagenzi banyu. Amafaranga rero fighter ngakaba agomba gusubizwa iyo yakuwe, kuko rwose makanika we yababwiye yuko ayo mafaranga ntayakeneye, y'ubwo nubwo bazana ngo na miliyoni 100 z'amadolari atenda kuva mu kiswe AFCM 2023. Je nazirya nkanaguma muri AFC. Je ntabwo amafaranga bayanzana ngo nyasubizeyo. Yarya narangiza nkanagumamo. Nusukeka ko wayarya simbunda se n'ubundi simbunda. None sukeka ko bari kuyama bakamurekera muri Minembwe cyangwa bari guhita bamupakira bakamujyana ahandi. Bakamupakira se bande bamupakira maze ayafasha akayashimuta akayifashisha akabihorera. Kandi umva ko Masunzu ari yari yamuhamagaye ingazi babonane. Urumva? Nugize ngo amafaranga bayamuzaniye gutya, uvuze ngo bayasubijeyo, ngira ngo bayamuzaniye gutya, arabangije aravuga ngo musubize. Nyine baramuhamagaye amuyeta amafaranga twayazanye. Ngwino yashikire. Arabya ati ntawe nkeneye. Je natumizaho intumwa rero. Genda unzanire ayo mafaranga. Ubwo si biganiro bari kugirana wavuga ngo intumwa nohereje neza. Ubwo siko urumva yari kujyaho kucya atatekereza ko ari ambushi banamuteze. Nyine bashatse kumwereka buri kimwe cyose, urumva? Ariko bashaka kumwereka n'amafaranga, wababwira yuko ikibazo adafite ari amafaranga, ahubwo ikibazo afite ari bene wabo bakomeje kugenda bahura n'ihohoterwa muri rusange hariya mu bice bya za Minembwe. Gusa ibi bintu fighter ntabwo ari bwo bwa mbere, ubwo tuzi benshi bagiye bahabwa aya mafaranga, ariko rimwe na rimwe bakayanga, dore ko no muri M23 yewe harimo bashatse kugira ngo bahabwe amafaranga, ariko nabo bayatera utwatsi, baravuga ati reka ibi ntabwo twabikozwa, ahubwo icyo turi bo nuko rwose tugomba guharanira uburenganzira bwacu kuruta uko twakurikira inyungu zacu bwite. Uruva ko rwose wabita makanika rero nawe rwose akaba iyunze mu rya bagenzi be yose, akaba yavuze ati rwose ayo mafaranga mujyana amafaranga yanyu ntayo dukeneye, yewe nta nayo twifuza muri rusange. Yes, se n'amakosa. Indi nkuru tugiye kubagezaho ni inkuru ikomeje kugaragaza ko uwitwa Gisekedi akomeje gutinya cyane, akomeje kugira ubwoba bwo gutinya umugabo bita Joseph Kabila, ngo arimo aratekereza ko ngo Kabila ngo ashobora kuza kumuhirika ku butegetsi cyangwa se ku buyobozi igihe icyo ari cyo cyose. Amakuru arimo aravuga ko ibi byose birimo kugenda bivugwa ngaho, ukabona ibinyamakuru byanditse ko ngo bashatse kumwicira muri Zimbabwe, nuko ngo Gisekedi afite ubwoba ko Joseph Kabila ngo iyo ari gucura umugambi, ndetse ngo uyu mugambi akaba ngo ari umugambi wo kuba yamuhirika cyangwa se yamubirandura, akamukura ku butegetsi, nk'uko birimo kugenda bigaragazwa cyangwa se kugenda bigaragara. Ariko uwatanze aya makuru akaba ari umwe mu bakorana bya hafi cyane n'uyu mugabo Tshisekedi Chilombo uri ku buyobozi hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko ngo Gisekedi avuga ko ngo bitewe n'ingufu uyu mugabo Joseph Kabila afite, ndetse ngo akaba ngo ari umwe mu bantu n'ubundi yagombaga gusubiza ubutegetsi akaba atarabumuhaye, ngo ibyo byarakaje cyane Joseph Kabila, ndetse ngo bituma atangira gushakisha uburyo noneho ngo yakwisubiza ubu butegetsi, kandi ngo wakurikiza n'imbaraga afite.
akaba afite ubushobozi bwo kuba yabishobora. Bityo rero ngo ariyo mpamvu yavuze ati Gisekedi kuba avuga ati ashobora kuba akorana na M23 ndetse akanabishimangira akabishinja, aravuga ati ni bimwe mu nzira Joseph Kabila yakoresha kugira ngo ayigire ko yahirika nde Joseph Kabila plutôt yahirika Gisekedi Joseph Kabila. Rero akavuga ati uko byaba kose ni kama mbaya ibi ndetse bikaba byaratangiye muri kiriya gihe cy'amatora ubwo Gisekedi Joseph Kabila yangaga kwiyamamaza, ariko akaba yaranze kwiyamamaza bitewe n'ibyo yari amaze kubona biri kubera aho ngo mu matora. Urumva icyo gihe rero nibwo uyu mugabo yatangiye kumukemangwa ngo ko adashaka ko akomeza kuyobora iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Rero akavuga ati uko byaba kose uyu mugabo arimo gushakisha ukuntu yambirika, nawe akaba arimo aragenda amuhigisha uruhindu. Niryo rihiga rero ryo muri kumva buri munsi ibinyamakuru biza bivuga, sina makosa namwe badukurikiye. Yes, ibi ntabwo rwose byabura bitewe n'amasezerano abagabo bombi bari bafitanye, dore ko rwose nta gushidikanya nta kubica ku ruhande yuko uyu mugabo bita Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yashyizwe ku buperezida no bita Joseph Kabila ndetse no bita Corneille Nangaa, dore ko rwose ari basa nkaho bamushyize kuri ubu buyobozi. Ubwo rero akavuga ati nyaboneka niba mubansizeho nta numwe ugihari, ahubwo bose basa nkaho bari kundwanya, ni kigaragaza yuko bashobora kuba bafite umugambi wo kuba bampirika kuri ubu butegetsi. Ni nyuma yuko rwose mu bantu bazi rwose ibijyanye na politiki ibera hara muri Kongo, nuko uyu Corneille Nangaa ariwe rwose wari perezida wa Sena iragihe uwo bita Antoine Felix Tshisekedi yagereye ku buperezida. Akavuga ati rero nimba uwo bita Corneille Nangaa ashobora kuba ari muri AFC M23 kandi yari inshuti ikomeye, inshuti yakadasohoka yo bita Joseph Kabila Kabange, ati rero ngewe nanjye ntabwo nakwicara ntuze kuko abagabo nzi kari inshuti magara bashobora no kuba bakorana bafitanye imikoranire muri rusange. Ni nyuma yuko rwose uwo bita Kabila we yibereye mu bihugu byo hanze, ibijyanye na politike ya Kongo atari kubigaragaramo cyane nkuko uyu Gisekedi ari kugenda abimushinja muri rusange. Uyu Gisekedi akaba gikomeje kugenda ashinja umugabo yuko rwose kuba inshuti ye, ubwo ndavuga Corneille Nangaa, ari muri AFC M23 ko nawe bishoboka yuko nibura ashobora kuba afite ukuboko muri uyu mutwe wa politike, dore ko utavuga rumwe na leta ya Kinshasa. Yes, ubwo turava aho ngaho rero fighter dusimbukire mu ahangaha mu mujyi wa Lubero. Mujyi wa Lubero rwose no ku musirikare ufite ipeti rya Suryetena n'umusirikare wa FRDC yaje kwicwa n'inzoga nyuma yuko yategewe inzoga bita Sapiro zo mu bwoko bwa Simba, akarangira nganyoye ibicupa bigera muri 6, yari yategeye 7 icya karindwi kikamunanira, bikaza kurangira izi nzoga zimuhitanye. Ngo yari yategewe ibicupa 7 by'iyi nzoga bayita Sapiro yo mu bwoko bwa Simba, ibifite volte yo ku rwego nibura nka 42. Anywa ngahe? Yangiye ibicupa 6. Ubwo yarafite ikihe cyaka kujya kwiyongoza ku izo nzoga? Yes. Izo miliyoni zingahe? Yes, angaha ngo bakaba bamushireho amafaranga agera ku $2,000 by'amadolari yuko ngo nabasha kuba yamara izi nzoga, rwose ngashobora kuba rwose yahabwa aya mafaranga. Nuvuga ngo rwose nawe akaba yari yavuze yuko izi nzoga aramutse atazimaze nibura ashobora kuba yayakuba inshuro 2. Bikaba byarangiye ikibazo yabonye azinywa akarirwa zinywa umunsi wose, agira ngo arazigotomerera icyarimwe bikunde. Uyu mugabo bakaba bari bamuhaye nibura hagati y'amasaha 3 n'igice ndetse n'amasaha 4 izi nzoga kuba yagombye kuba azimaze. Ribamo nka mililitire zingahe? Ni nka 300 na yari yariye se. Drone yanzaniye amakuru ntago nayibajije imba yari yariye. Yes, ubwo rero abagabo nabo bategeye uyu musirikare nabo bagera muri 4 bakaba bamaze gufungirwa muri gereza ya hariya Butembo, nyuma yuko rwose ngibintu babyamaganye bavuga ngo ntabwo bikwiriye, yewe ntago byakagombye no kuba byabaho. Uyu musirikare wa FARDC rero rwose akaba yabaye nka wa muntu bita nginda ndende yishe nyirayo. Akarapfa kabongera karakica. Yes, uyu nguyu rwose akaba azize inzoga ariko ibicupa bigera muri 6
ngo akaba yabitikuye rwose icya karindwi kiramunanira byanatumye rwose aza kubara ubuzima bitewe n'izi nzoga navuga yari yategewe dore ko bari bashyizeho n'akavagari k'amafaranga rwose ibihumbi 2 by'amadolari ni hafi miliyoni 4 z'amafaranga fayita y'amakongomani. Yes, sina makosa rero ubu ngubu tuvugana biravuga ko ngejo ngo habaye nabwo imirwano simusigabere muri za Masisi. Ariko ngo hakaba M23 ngo ikaba yakajije umutekano cyane muri uyu muhanda wa Sake werekera hano za Kirorirwe ndetse n'uyu muhanda Sake werekera hehe urimo urerekera za Masisi. Impamvu rero ngo aha hantu ngo bahakajije umutekano ngo hari abaturage benshi bari kugenda, ngo hari abasirikare benshi bari kugenda biyoberanya bashaka kugira ngo binjire muri ibi bice M23 irimo, hanyuma no batangire kugira guhungabanya umutekano. M23 turashizeho amabariyeri menshi cyane, ariko aya mabariyeri ntabwo ari yayandi yo gusoresha, ahubwo no gukurikirana cyane bari urujya n'uruza rurimo kugenda rwambukanya rujya muri ibyo bice banavayo. Aho bariyeri ya mbere mu by'ukuri muri uyu muhanda ujya mu by'ukuri Kirorirwe Kimoka urahasanga bariyeri, ahitwa Bugembwe urayihasanga, ndetse n'ahitwa za Kingi aho naho hakaba hari bariyeri. Urumva ni bariyeri zigera kuri 3. Mu gihe hano rero mu by'ukuri ukimara kwinjira urimo urajya za Masisi uragera ahantu bita ngo ni za Mushaki irahabaye, urumva. Hanyuma uzamuke ukigera ahantu bita Matanda ni munsi ya Mushaki. Ubwo ni mwako gace naho ubwo harimo bariyeri. Ukazamuka ahantu bita ngo hitwa ngo ni Kisuma. Mu Gisuma. Ni Gisuma, ubwo bisomye uko babinyandikiye nyine ngo ni Kisuma. Ni Gisuma, muri Gisuma. Aha naho hari bariyeri. Bariyeri rero mu by'ukuri ni uko zihagaze. Ubwo urumva ko kugira ngo uce kuri izo bariyeri byagusaba gufunga umwuka. Bigusaba rwose kugira ngo witonde kandi ube rwose nta kintu wikeka, bitewe nuko hano umutekano M23 ikomeje kugenda iwurinda ku rwego rwo hejuru, bitewe nuko bari kumva yuko hari FARDC ndetse n'abambari bayo bari kujya bigabiza mwabira bice iri kugenda iyobora, bigatuma nibura bashobora kuba bavuga ati turetse tukirara, bashobora kuba bagera ino bakazambaguza umutekano w'abaturage, ugasanga nanone igihugu aho twafashe hasubiye muri insecurity. Ibintu rero akaba atari kubikorera kugira ngo nibura babangamira abaturage, ahubwo akaba ari kubikorera kubwo gukaza umutekano wahangaha mu bice bagiye bari gufata, cyane cyane ahangaha za groupement ya Matanda, yewe urumva nahangaha za Kingi uzamuka ahangaha za Kirorerwa. Urumva yuko rwose umutekano we ukomeje gukazwa ku rwego rwo hejuru kugira ngo M23 batayica muri humye, nibura bakaba hari byo bayizambiriza nyamara itari byiteguye muri rusange. Yes, sina makosa, sinzi niba hari andi makuru ufite kugira ngo uyatange duhite dusoza ikiganiro, kuko ndabona amasaha yo yagiye. Yes, amasaha yo yagiye, ariko reka dusibukire ahangaha muri Ituri, mu ntara Ituri, territoire ya Mambasa. Nuko rwose ahangaha muri territoire ya Mambasa urugamba rwafashe indi sura nyuma yuko rwose aha Mambasa iyi ADF naru yari hatwitse ibirindiro bya FARDC. Nono FARDC ikaba yazanye rwose intwaro ngo ziremereye cyane byanatumye noho yifashisha n'abasirikare ba Uganda, bavuga igisirikare cya UPDF rwose ngo bakaba bari guhiga Mpongo, uyu mutwe wa ADF, nyuma yuko ukomeje kugenda ushimuta abaturage yewe ndetse no kubatwikira amazu. Ngakaba ari imirwano yatangiye mu masaha y'isa 4 z'igitondo, ikaba rwose na n'ubu drone zacu zitubwira ko ikirimbanyije, ariko cyane cyane by'umwihariko muri aha muri territoire ya Mambasa. Urukumva rwose hano muri Mambasa ibintu bikomeje kugenda bifata indi sura bitewe n'uyu mutwe wa ADF naru ukomeje kugenda wigira akaraha kajyahe. Tukiranga rero munsi ya Ituri, ubwo ni hano muri za Beni,
fayita nuko beni ahangaha ADF naro naho rwose ngo ibi bice byarabyigabije naho rwose ngo ntabwo bimeze neza naka na gato dore ko rwose ngo hari nabo yasanze mu rusengero rwose ngo bari mu masengesho igira gutya irabivugana yemwe n'umupasiteri ngo wari muri aya masengesho baza kumwivugana nyuma y'uko rwose ngo basanze muri rusengero abarenga 23 baje kwicwa n'izi nyeshyamba za ADF naro akaba ngo ari ibintu rwose byabere mu gace bita Mukuriya mu gace rwose bita Mukuriya akaba ariko bicemo abakristo ndetse n'umupasiteri wari uri kubigisha amasengesho bikaba byatumye rero ngo umwuka mubi ukomeza kuza hariya mwabira bice ndetse n'abaturage bamwe na bamwe bakomeza kugenda bahunga ariko badafite aho berekera dore ko bari kuba bakuwe mu byabo n'izi nyeshyamba za ADF naro ubwo rero izi ADF naro rwose zikaba zikomeje kugenda zikiyogoza muri amateritwari agiye atandukanye ubwo ndavuga teritwari ya Beni iri mu ntara ya Kivu Amajyaruguru yewe na teritwari ya Mambasa iri muri Ituri ahangaho rwose za Ituri ibintu bikaba bitameze neza fayita naka nagatoya indi nkuru tugiye gusoreza rose n'amakosa nuko muri Butembo amakuru arimo kutugeraho ngo abaturage bagera imfungwa zigera kuri 56 ngo zaje kugwa muri gereza hakaba hari kwibazwa turimo kugenda dukora iperereza kugira ngo turimo turakora ubushakashatsi ngo turebe icyaba kishe izi mfungwa zaguye muri gereza hano mu by'ukuri muri Butembo byose rero uko biri buze kugenda turaza kugenda tubaha amakuru mu masaha ari imbere icyo musabwa gusa ni ugukomeza kubana na Eugene Official ibindi byose mukabe turekera ndagushimiye cyane sine makosa ndagushimiye cyane fighter dushimira namwe mwese mwabanye natwe rwose kuva ikiganiro tugitangiye kugeza tugisoje n'iby'agaciro cyane like rero na share ntimuze kubyibagirwa hanyuma ibindi byose bijyanye n'amakuru mu biturekere turaza kugaruka tubagezo amakuru ari buze kuba agizweho ndetse gatanu kuri kagenzi kako ubwo rero abantu mutarakanda kuri subscribe ni muyikandeho kugira nyine ngo ikiganiro kiri buze gukurikiraho namwe mubona amakuru mu imbere rwose iyo wayikoze iyi nkuru irahagera ukayibona itaraba umuranzi ukabona inkuru mu imbere so see you reka tuzasubire ku munsi w'ejo